Reka twongere tubasuhuze inshuti zacu Bapawuniya, aho muri hatandukanye cyane cyane mwumva ururimi tuvuga Ikinyarwanda cyangwa se Ikirundi, ngira ngo rero hari igihe biba biri ngombwa ko nubwo turi kubategurira ikiganiro kuri cano YouTube ya Otisi Gurupe, ariko twifuje no kunyuzamo aka ka-audio gake nka kumwe kera twabikoraga, hari amakuru aba ari ngombwa cyane ko tuyaganiraho. Ngira ngo rero murabizi ko twagize feva yo kuba mu nshingano zitandukanye zo ku rwego mpuzamahanga, kuri payi. Murabizi ko mba muri komite nkuru ifata ibyemezo, komite iyo bita GCV, Global GCV Committee member, nkaba no muri GCV Core Team, nkaba na Chief GCV Ambassador wa Alliance ku rwego Industry Alliance yo ku rwego rwa Afurika, nkaba na Chief GCV Consultant yo ku rwego rwa Afurika. Ibyo rero mbikora nk'inshingano mfite byose ku rwego rwa Afurika. Impamvu mfashe aka ka voice note ngo nkabasangize, ni ukugira ngo rimwe na rimwe tujye tuganira mwumve realite y'ibyo turimo, mutazagira ngo tuba mu bintu biri mu kigare. Murabizi ko hari inshuro nyinshi twagiye tubagezaho update zitandukanye, ndetse twigeze tunabagezaho icyo twavuga ngo ni GCV structure ku rwego mpuzamahanga. GCV structure murabizi ko itangirira ku Mushinwa washinze GCV movement, donc Umushinwa uri hejuru ya Dorisini, unakomeye cyane w'umukire. Ndumva narigeze mbereka n'ifoto ye, arahari n'amazina ye yose arazwi. Uwo rero niwe mukire ukomeye cyane w'umunyamafaranga mu Bushinwa, ndetse ufite n'ubunararibonye bukomeye cyane. Niwe washinze rero GCV movement, noneho Dorisini we aza ari nk'umuvugizi wayo, ariko inyuma hari uwayishinze ari nawe muyobozi w'ikirenga. Noneho rero Dorisini yabaye nk'umuyobozi w'implementinga cyangwa se ushyira mu ngiro ibikorwa. So ubwo niyo mpamvu Dorisini we yitwa Global cyangwa se Grand Global GCV Ambassador, niwe wagiye uhagararira GCV Ambassador ndetse ananayubaka, ariko uwayishinze nawe arahari, kandi urumva we ni nk'uko twavuga ngo ni CEO. So rero igihari ni iki, mu rwego rw'ibintu byinshi mwagiye mubona tugerageza gukora kugira ngo GCV yumvikane, agaciro ka payi kumvikane, hashyigikirwa ibikorwa bitandukanye, byafashe igihe kinini. Murabizi ko iyi GCV movement yatangiye mu kwezi kwa gatandatu, 2022 niho hatangiye ibikorwa campaigns zishyigikira GCV. Ku ikubitiro murabizi ko nakoranye n'umugabo witwa Mark wo muri Indonesia, dukorana mu isoko rye ryitwa AP Mall. Icyo gihe yari azanye campaign yo kuvuga ngo tugiye gukorana ibijyanye no kwishyura GCV muri partial payment. Iyo bavuze partial payment rero burya ntabwo baba bavuze 50%, haba harimo negotiation gusa. Kuvuga ngo ushobora kwishyura na 70%, ushobora no kwishyura 30% cyangwa 20% y'igiciro gisanzwe. Ibyo byose rero nibyo bavuga ko ari negotiation, kuko ntabwo bapresiza ngo partial payment urishyura yangahe. So urambabarira. Noneho nyuma rero haje kubaho ko dukorana n'umugabo witwa Daniel Chen. Nicyo gihe rero mwabonaga tubwira abantu ngo tugiye gukorana n'Abashinwa baduha imari, baduha ibicuruzwa. Nicyo gihe nakoze
amakataloge menshi cyane nyashyiraho ibicuruzwa mporopoza n'ibiciro yewe umva namaze hafi nk'ukwezi nandika amakataloge nshyiramo ibicuruzwa, amafoto, ibiciro byayo muri GCV no muri iyo partial payment byose ubwo nkabikora nyine kugira ngo tweseye iryo soko. Muranibuka ko kandi bari barampaye title ya Vice Direct International Trade GCV Trade Committee. Icyo gihe rero wari director kuri jye yari uwo mugabo witwa Daniel Chen. So byumvikana ko niwe twakagombye kuba dukorana ubucuruzi ku rwego rwa Afurika, ariko nawe ari ku rwego rw'iwabo muri China, ariko no mu rwego mpuzamahanga. So uwitwa Eric Ndayishimiye ni na president wa company yitwa Eagle Company Limited, muzagenda muyimenya, kandi ni company nziza nayo. Icyo gihe twagerageje gukorana, tugerageza kunegotiatinga ngo twinishiatinge ibijyanye no gutangiza cyangwa se no kubona uburyo uwo mushinwa twari tugiye gukorana yaduha ibyo bicuruzwa nka samples turebe, ariho harimo nyine kuvuga ngo turebe niba koko mu Bushinwa bari buduhe ibyo biciro, bari buduhe samples, cyane cyane ubwo twari tugiye gutangirana no kuba wenda hari nk'umuntu ukeneye kugura container y'imyenda, hari umukiriya wari ubonetse ushaka kwitumiriza container y'amajinx, kuko urumva we niba yari asanzwe arangura mu Bushinwa container azi igiciro imuhagarara kugira ngo igere ino, noneho kandi habonetse uburyo uwo muntu yari kwemera kwishyura 50% muri partial payment ya PAI, indi 50% partial payment ya GCV. Icyo gihe urumva ko harimo avantage nini kuri uwo muntu, kuko yari kubona discount kandi noneho n'abantu. Ni nayo mpamvu buriya abantu bafite PAI hari igihe muzashakishwa mufite amahirwe akomeye, aho wa muntu utayifite azaba yifuza uyifite kugira ngo amufashe wenda nko kugura ibintu runaka ku giciro cyiza. So nihuse rero icyanteye gufata aka kanya ngo ngire icyo mvuga ni uko amaesiyaje yose twakoze, hari n'umuntu washaka kuntuma kontineri y'amasuka, hari n'uwashaka kuntuma kontineri y'amapiki. Ibintu byose twageragejeho gukorana n'uwo mushinwa yari yeranjaga akadukubita ibintu bisa na pirate. None ikindi cya kabiri bikaba biri ku rwego rw'igiciro hafi 100% ahubwo ukavuga ati se ibi ni ibiki? Urumva igiciro atubwiye twakibaza kumva twebwe tuba dufite n'abandi bantu yaba n'abanyarwanda twagombaga gukonsilita baba mu Bushinwa, kumwazitse wenda kontineri y'amasuka iri fiti 20 igura ngahe, muri details se isuka y'ubwayo igura gute, ipiki se igura gute, igiciro urumva ubukizi. Noneho we twavugane nawe ukumva ahubwo igiciro cye kirenda kuba 100%, kandi anavuga ngo ni GCV iri bujyemo. Noneho ukanibaza ute se ko duhaye ku giciro kimeze nka detail kandi ahubwo turi kurangura. So ibyo bikorwa byose rero byamuranze, ndetse no kugaragazamo nyine ibintu bisa nk'amanyanga. Urumva of course igihe nabiganiraga n'umuyobozi mukuru ariwe Dorcine, ariko nyuma y'igihe kinini cyane yikorera investigation, ndetse akomeza akora iryo genzura. Finally rero ibyaje kubamo nuko yabonye byinshi, ubwo ariko yagiye kubimenya ari uko community y'iwabo mu Bushinwa nayo isakuje, kuko nayo yari imaze kugera ku rwego ibaye board, bitewe nuko nayo yayikoreraga amakomande y'ibintu nk'ibyo birimwo ibintu bidashyigikiye GCV. So icyo twashaka kubabwira nuko uyu munsi wa none buri wese iyo ari umuyobozi agomba mbere na mbere kureba inyungu rusange, kureba ngo se ibi bintu tugiye gukora, tugiye gucuruza uyu munsi wa none, njyewe numva niba ntashoboye gucuruza muri GCV ntago nakwirwa niyaminiya nkubwiye ngo ndacuruza muri GCV,
kugira ngo uze nkwibe, kugira ngo uze ngukorereho amanyanga, hoya, niba njyewe ntarabona ubushobozi bwacuruza muri GCV ntabwo icyo ari icyaha, ariko nanone kubyihishamo ngo ngiye kugucuruza muri GCV kugira ngo nkwibe nicyo cyaha. So rero icyo nagira ngo mbabwire ni uko ubuyobozi bwa GCV ku rwego mpuzamahanga buri maso kandi ntabwo bukora mu bintu bisa nk'amanyanga. Wenda nagira ngo mbwire n'abantu bamwe, hari abababwira ngo ni ukubiba ngo pizanyu ngo ni ukujya gute, hoya. Noneho nyuma yaho niyo mpamvu hashyizweho uru rwego rwitwa Global Industry Alliance. Ibi byo twarabisobanuye, urumva coordinator w'Ubushinwa yarahindutse kugira ngo tweseye kuzakora ibintu biri mu mucyo. Ni ukuvuga ngo Doris Yin turakorana, urumva mba mu nama zifata ibyemezo z'abayobozi bakuru. Ni ukuvuga ngo ibyo byose rero tubyigaho tukamenya ngo nihe hari ikibazo, biri gupfira he. So kandi ibyo biba bisaba ubunyangamugayo, ntabwo nyine ari ugukora ibintu utari inyangamugayo, ntibikunda hariya. Rero igihari ni iki? Igihari ni uko ubu ngubu ruriya rwego bise Global Industry Alliance bo berekanye ko bifuza gukorana na community ku rwego mpuzamahanga. N'ikimenyimenyi impamvu nabo badashaka ibintu birimo amanyanga, ubu batanze go ahead yo kuvuga ngo wowe cya kintu ushaka kuba wagura mu Bushinwa, ni wowe uri umucuruzi cyangwa se usanga ugifiteho amakuru, wowe ni ugukora ni gusa nk'aho ari wowe ukoze proforma, format irahari, uyishaka ndayimuha, ugakora nk'aho ari wowe ukoze proforma, ukerekanamo ibicuruzwa ushaka, ukerekanamo ibiciro ushaka kwishyuriraho, ubwo ukahita unerekana na partial payment yawe, uvuga uti ngiye nzabishyura wenda 70%, 70 ibe ari payi, 30 ibe fiat, cyangwa se nzabishyura 50. Donc ubu ukerekana uko wowe ubitekereza, noneho nabo bakazagusubiza. Ni ubwo buryo ubu babiteguye. So kandi nta gicuruzwa badafite, niyo wavuga ngo ni kontineri y'imodoka bayiguha. Nk'ubu ejo bundi muri Turukiya bo batumije amatraki 10 y'imodoka, ni ukuvuga ngo ni ibikamyo binini 10 barabitumije. Urumva rero hano harimo opportunity ku bacuruzi. Naho abavuga ngo kuki bitabaye 100%, ntabwo babiyobewe, nta nubwo se banabyanze, ariko burya mwemere ko ibintu byose bigenda intambwe ku ntambwe. Noneho n'ibi bariho bategura byose ni rwo rugendo, niyo support biganishamo. Igikuru ni uko ukora ibyo wumva ufitemo inyungu. Niba wumva nta nyungu byaba bigufitiye, icyo gihe uranabyihorera. Ariko uyu munsi ngira ngo bizaba biri mu buryo buri transparent, aho ugomba gukora ibintu biri mu mucyo. Ni ukuvuga ngo hishyurwa uruganda, nta nubwo hishyurwa umuntu ku giti cye cyangwa ngo ni Olivier. Twebwe turi aba assistant bo gufasha abantu gutangiza iyi campaign no kugira ngo izagende neza. Ikindi cya kabiri, condition irimo ni uko wowe ushaka kugura ugomba no kwerekana ko ufite registration wakoreye muri Map of Pay. Iyo proof utarayimpa ngo mbone screenshot y'iyo company yawe cyangwa se ubwo bucuruzi bwawe, ntabwo iyo order nayo yakirwa, iba rejected. So ibyo rero nibyo twagira ngo dusobanure. Rero ku bw'izo mpamvu nababwiye mbere, ku mugoroba w'ejo niho hafashwe icyemezo cyo guhagarika uwo mugabo witwa Daniel muraza kubibona. Ni ukuvuga ngo kubera twanenze ibyo bintu byose yagiye akora, urumva byari ibikorwa byenda kuba nk'ibya scam, kugaragaza ko ugiye guhereza abantu imari kandi umuntu ashobora kukwishyura ukamuha ibintu bya pirate, umuntu ashobora kukwishyura igiciro wagikubye inshuro hafi 2. Ibyo byose rero urumva yabidukoreye twe muri Afurika, aho nari mpagarariye Afurika, ariko ahita abikorera n'Abashinwa bene wabo. Ubwo byose rero bigaragara ko ari ikibazo. Rero twagira ngo tubahumurize, impamvu mfashe aka kanya kubahumuriza mbabwira ngo nta muntu uzibwa ibye, nta muntu ugomba kuzakorerwa amanyanga, kereka rwose nuhura n'umuntu utari inyangamugayo. Ariko nicyo duharanira, ni nacyo dusaba Imana izadufashe. Mu by'ukuri payi niba amafaranga
uyu munsi ntago mfite inzara yo kuvuga ngo ngiye kuyikirira mu gufasha abantu nkuremo amanyanga, hoya, payi twaharaniye tukitanga imyaka 5, 6, niba iy'umumaro nkabona hari n'abantu ihinduriye ubuzima babayeho neza, narabigizemo uruhare, icyo kizaba ari cyo